wowe bite kwicaye gutya? Kaboy. Swembaza. None se nkubaze. Urimo uraterekera abazimu banyu ushaka nanjye kuba nteza? Byagenze bite? Kaboy? Ndi kubaza wabaye iki? None se ibyo nyo byajagwe bijagura gutyo cyangwa ndakubaza wabaye iki? Simubujuze. Gumana ibyawe. Oui. Yes, my love. Ja. Usuko umamagaye nari ngiye kuguhamagara. Nokuru usuko numva nagukumbuye byatari. Wese kutari wamamagaye kare. Shabizi ngiye noneho ndi kubyibuka nkumva ndagukumbuye cyane. Numva noneho ngiye sinzi ukuntu abikubwira. Indese yabaye sari ngiye ubugukumbuye cyane. Bigaragara ko nyine ari ngiyewe wagushimishije we ntago wanshimishije. None si cyo bishatse kuvuga? Oya yewe no gatinye. Wewe jya umamagara ntago naguhaye amasaha uzajya umamagariraho. Ubundi se gutera ubwoba uriya yakurusha imbaraga. Sherego ujye umenya kuri amaze no gusaza niwe mba nishakira subize. Mba nyeneye imbaraga zawe nyene nawe urabyumva. Uzwivuza ugatuma nisetswe ishe uri mubi. Shasiga uziko wagira ngo uri kunyirigita. Shaho ugira imico mibi. Nyene umva nkubwira nanjye ndagukunda. Ndagukunda nyine se wagira reka kumbaza cyane. Ubu se bra nagukunda nawe ngo wamagaye. Yigushanza nzagaruka. Nushaka kumbwira nyine nze none nangari ikibazo se? Shamba numva ngukumbuye munota kundi nyine mba numva twaba turi kumwe kuntu. Sinzi ukuntu nabikubwira. Njye nakubwiriye ko ngukunda ariko ubundi wagira ngo mvuze amadebe. Nyine ndagukunda tu. Ndagukunda nanone. Nanone. Mbega wowe. Uyana nta muntu uhari. We nyine nyisanzura aho mbwira. Indese. Kuri uyu mwanya niwe ndi kumva gusa nta wundi. None iyo turi kuvugana mba numva nyine we utakupa. Mba numva utakupa. Tukomeze twivuganire. Nyine tumba numva bishimishije ukuntu. Oya naribi. Kubera Sobretse gato ndongera ngo uhamagare.
burya shima mana aburiyemo ahuye mu buretwa kuko satani mama wa rabisi badata Kaboy wagireka kunsakuriza igihe ubahereye usakuza ntabwo ushobora gukora ibintu byawe witonze wowe utavuga nukwicara uduhira woshya ivubi wowe buri munsi nyine mabuja nari ndi gukoropa ndi gukoropa abandi se bakoropa basakuza gutyo cyangwa uba wabuze ibyo ukora nta wakurenganya hanyuma ikindi ngira ngo uranyumva neza uko ubizi kumviriza biremewe hanyuma wakoraga iki wowe neza wakoraga iki ntabwo njye nari ndi gukumviriza ntabwo ari gukora iki ntabwo nari ndi gukumviriza bakubwire ngwino hano sese wembwira dore ko umuntu azi kuvuga ntiwumve aya matwi yawe uri kuyabona aya matwi yawe uri kuyabona ayo matwi yawe nizere ko nta kintu wumvishije hari ikintu wumvishije waracyumvishije wowe ndi kukubaza hari ikintu waba warumvishije nta kintu numvishije mabuja gutyo bisubije nzibeshya nigere numva ibyo wumvirije hari umuntu wabibwiye ngo ubibwiye umugabo wanjye cyangwa umukobwa wanjye do nzakwicana nawe uzamenya aho naguhambye wowe uri kumva neza yego ukameze mvuze ngo iki nta kintu nzavuga nta n'ikintu numvise uzavuga se ubundi hari ikintu uzi wowe hari ikintu uzi kameze agatsinda muzi kumviriza uzongera kunyumviriza nzakujwigiriza amushenzi we shakumana nyagasa ibikore by'ibiraya ubundi ibikikaba kiriya n'abagabo ba Kaboyi karame uvuze ngo iki Kaboyi uvuze ngo iki nta kintu mvuze Kaboyi uvuze ngo iki nta kintu mvuze n'amajana uvuze ngo iki ntabwo umuntu aba ari kukumva mabuja nawe kuri kw'Imana nari ndi kwiririmba biriya byombo biri hariya bikumara iki hariya nyine nari nuko mbanza utangwa hasi wowe nta n'isoni rega haguruka nzukire vuba haguruka aho ngaho se nyine erega umva ukuntu kari kwiyabiza ngo bagire ngo karapfuye ubaye iki wowe ubaye iki umva nkubwize ukuri ubwo busutwa rwawe wihaye bwo kujya wirirwa wumviriza abantu Kabo nzakurutsa amashereka wonse nibwo uzamenya uwo ndiwe kandi biriya byombo umunota umwe usanga umaze kubyoza kurumva unyugusa urabona shere nyine mu gihe azaba ari umunsi wo kujya ku isoko tuzinduka kare saa 11 tugahaha twarangiza agakurikira akazi nk'ako ngako ubona ndi gukora uzajya wiyangana njye nkora ibintu ndeba sibyo mba ndi kukureba kugira ngo uzabimenyere ndabona nk'izi puwaro sibyo ubonye ko twazinye nyinshi sibyo urazironga urabanza ukadukata nk'uko nguko ndi kubigenza ubundi ukaturonga ukadukatana na sereri nk'uko ndibuze kubikwereka uyu munsi ndaza gufasha ibintu byose ariko wihangane pe uzajye wiga ubonye ko mama nyine agiramo akantu ntataje si ubu ntabwo uri kumenyera koko nshamaze kumenyera kandi ndanagushimira ku mutima mwiza ufite utandukanye n'abandi bose bintera imitoma minisiteri ntabwo nguteye imitoma hari ahantu ugera ugasanga umwana wawo nta kintu agomba gukora nimba hari umukozi nta bakozi bagomba gukora mbese no kumucira inzara yewe no kumufukurira amakariso wenda ntabwo ibyo ariko wowe nta uri umwana mwiza pe ok merci basi nizere ko uri kumenyera
na mama nawe uri kumumenyera kuko mu byo ugomba kumenyera mama nawe arimo sha mama wawe hano urundi rwego ariko mama n'umwana mwiza we nimumenyera n'ukuri uzahita wibaze ko mama noneho andusha kuba umwana mwiza n'ukuri mama arandusha kuba umwana mwiza nuti kuri njyewe nawe ubwo numumenyera pe uzahita ubona ko ari umwana mwiza andusha no kuba umwana mwiza rwose sha reka nkubwize ukuri mama nta kibazo njye nibaza n'impamvu agira amahane kandi afite umugabo mwiza afite umwana mwiza umugabo mwiza mubonye ariko umenye ukunda kuvuga udakora wambaye koza aho hantu ko ngiye kuharongera koko nibyo ndimo gukora ariko kugira ngo tuganire nyine ntunyumve nabi sibyo gusa nyine ni umwana mwiza cyane kandi nyagasana ajya kumpera umugisha rero kuri njye nta kibazo ahubwo mama nawe ukwiye kumenyera ko niba ugiye gusigarana hano mama muri ino minsi ntumeranye neza ukuntu ejo bundi yarangije yasanze nari ndi gukoropa mama wanjye se n'umwicanyi umva yaramfasha aranjwingiriza anaga hejuru ngira ngo kabora beshye oya ntabwo nkubeshye nta nubwo njye nanakubeshye umva uri kuvuga mama wanjye hano mbabarira mama wanjye se n'umwicanyi ntabwo njye nakubeshye ariko mama wagira amahane mbabarira ubunyuguza ushishikaye nyaboneka ngiye kuhakorera mama ntabwo ari umunyamahane nakubwiye ngo uzamwitwareho neza uzamumenyera ubwo se yaraguhoye aho uzi ukuntu nyine byagenze ariko ntugire ngo nabujajwa nyine naratambutse numva ari kuvugira kuri telefone y'abantu ndasohoka yarambonye arikanga simbizi impamvu yikanze gusa nyine yaranyije ngende kumwumviriza mama rero buriya kanze mubwiye ukuntu ateye akunda privacy cyane akunda nyine gukora ibintu bye atuje nta wundi muntu ujya kumubangamira nta muntu umuhagarara hejuru iyo ubona uri umuntu urebuzwa cyane ikindi ukajya umwereka kugira inzara ngo ushaka kujabura inyama ngo ushaka kurya utuntu twose wapi none mba waramukanze gutyo yibere kuri telefone urumva hari igihe aba yibere muri business ziwe aganira wenda yanahombye ntabwo ari byiza ko umuntu nkawe Shangiye nubwo nari mubangamiye pe ngiye sinjya nabangamiye ntabwo ari byiza nimba yaganiraga ibya business wenda yanahombye ntabwo ari byiza ko nkawe uri hano wahita wumva ko mabuja wawe atangiye kugira n'ikibazo wenda cyo kubura amafaranga ikintu kirenze nari nkoze ese yarakunize koko mbabarira ntumbeshye ko mama wanjye yakunize yaramfasha araniga se basi mubwiye nta reka nkubwire buriya uri gukora iki hano mana ndimo kumwereka uko tuzajya tugenza poivro kandi nizi puwaro ubu nisi gukora iki muri iki gikoni hano hari umurimo ushinzwemo hano ndi kumwereka kishwa hano se nyine vano nahanga nono karabaye we cyane nta n'isoni ugira ubu nta soni ufite hariya wari gukora iki wowe nk'ubwo nkoze iki ushinzwe iki muri cya gikoni nakubwiye ko nzajya mufasha imirimo nyine mu gihe ataramenyera ako wajya ureka kwimenyereza abakozi nk'ubu ngubu nimba atazi neza ikintu cyamuzanye ubundi yaje gukora iki ahangaha umva mu ikintu cyamuzanye arakizi ndakubwiye ngo sinshaka kuzongera kubona mu gikoni uri kumva nimba atazi icyo gukora uzambwire mite mwirukana none ahangaha erega nta soni urajya kumufasha se amafu nimuhemba azaguhaho oya ntabwo azamaho sinkeneye amafaranga ye ariko basi atazajya gutekera ibiryo bibi naragiye sinzige mumenyesha none nimba waramuzanye uzi ko atazi guteka yajyaga hehe se yajyaga hehe ku buryo wumva ko uzamwigisha ibintu byose ubundi ibintu byose niwe wabimwigisha ushinzwe iki wowe mama nshinzwe kumenya yuko ubayeho neza kandi mba ndi kumufasha kugira ngo amenye ibintu ukunda abe ari byo azasigara gutegura naragiye none uragenda gutegura nabi naragiye mubwira sohoke ugende ubikore rero mubwira sohoke ugende ubikore nimba yaraje kubikora afite icyamuzanye ibyo ari byo byose birumvikana turumvikana aho ngaho ndakubwiye ngo sinshaka kuzongera kubona uri kumufasha ntabyo nyeneye ngira kandi ngo byumvikanye mama hari ikibazo nyine dufitanye ndi kumumenyereza kugira ngo azasigare ariko uramumenyereza iki mama mbabarira ntabwo nzasubirayo sha agatsinda ntabwo uzi no kumva menyereza nimba atazi icyamuzanye azatumuka agende numvise ntabwo nzongera mama ngareka kurakara numvise ntabwo nzongera sibyo mbabareke kurakara mwiriwe
Kabo. Kabo. Bite? Ibyiza. Amakuru. Ni meza. Ko wegonye udasa bimeze bite mu mararare? Aho Mbonye ko ari akuri kurugina nta muntu uri kuvugira. aho hari n'ingenge nyine hari. Bije usari he? Nawe ntaho hari. Nise ko wigunze. Ndi amasa yagiye nta guteka ko nde urashonje ntabwo natetse. Ibiryo birahari. Sinabonye ari inshuti ya Mwabuja. Basi ngusaba ikintu kimwe. Mwabuja arambangamira kano kazi ngenda karambira. Cyakenze bite? Kabo, konzi ko witonda, konzi ko ucisha makeya byagenze bite? Hoya se wirira hoya mbwira. Ndabandi gukoropa agafata amazi akayamenaho maze gukoropa. Oya. Ndabandi gukoropa ngo ngwino hano. Ndabandi guteka ngo ibi ni ibiki watetse. Nese konzi ko mama yitonda. Nubwo ari inshuti yanjye kubyo ibintu ntari mbimuziho bimeze bite. Ubuzima ni umugome. Ukuntu ajyaga ambwira ukuntu nyine witonda, ukuntu agufata neza, ukuntu avuga ko uzava muri urugo yaragukingiye, none nuko gutoteza. None se uwazamuvugisha ko ari inshuti yanjye ntareba ko ari ikintu cyahinduka. Oya mbabarira ibyo bintu ntuzabimubwire bigume hagati yanjye nawe. Baravuga ngo ibanga ni irya babiri. Wenda hari umunsi sibyo, hari umunsi nzakubwira ngo ibintu nawe bigeze bimubwira, ariko kakanya mbabarira. Nagira nkubwire ukuntu hano bimeze, buri kimwe cyose kirahari pe. Ntabwo nigeze nsonza, sinigeze nicwa n'inyota, ariko amahoro niyo yambere. Umukobwa arajya kumfasha, barabara ngo njye nigeze nkubwira uyu ni umukozi araguhemba. Sha mu buzima pe, uwabona iriya nzobe ntiwagira ngo cyangwa uri kumubeshyira byandi by'abakozi babeshyira abanyirabuja. Mu buzima bwanjye sinjya mbeshya, kandi umunsi umwe nibwo nzabikwereka ko ntabeshya. None se ndi kwibaza, aguhemba neza se base? Kumpemba mpemba neza, ariko nyine mu kuyampereza ntabwo ararenze umunsi, itariki ya nyayo niyo ngiyo. Ariko fatwa nabone nta kintu uri gukora, n'umukobwa wanjye uri kugikora. Kamvuge gake ataza kuza kunyama, uri kumva? Ariko buriya aho kugira ngo ambwire nabi, yambwira ati ndaguhaza igendere. Kujya uzwara igihe nigeze kurya, icyo gihe twari twatetse inyama, arangije arambwira ati Kabo sani ya sauce nkwereke. Arangije amereza ibishyimbo bari byo ndi. Cyane inshuti yawe ariko no umuntu mubi cyane. Uzi ko ambwira yuko musangira ku meza, musangira ibyo kurya, mudateka inkono ebyiri, ibyo bariye nibyo murya. Ndi kwibaza kubera iki ahinduka gutyo. Ntureba ko nicaye hano? Ubuse kwicara kuri izo ntebe biba binaniye ku buryo nanjye nakwicara nkegama kuko badahari. Ariko oya, nicara hano kuri sibo. Intebe ziwe ntazanduza, nimba ibiryo nteka abirya gute, ngiye byarananyobeye. None se yibagirwa yuko umukozi ari ubugize urugo, ubishatse washyiramo ibintu bitari byiza kandi bakabigeka bamera nabi. Kuki badafata umukozi wese nk'umukozi koko? Simbizi pe. Icyambere cyo ngiye buriya reka nkubwire, nzabandora. None se urabona amaherezo araya?